tukabona umwami Yoshafati nkuko bidusomeye aravuga ngo mwizere Imana yego mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mubone kuba bakiri mubone kubona iterambere yego none ndashaka kukubaza gatoya nubwo ari ikiganiro cy'umwuka ariko ibi ntabwo tubyirengagize muri societe nyarwanda urabona abantu bafata umuhanuzi gute nuko ngo muri iki gihugu cyacu kubera n'amateka twanyuzemo n'ubuzima twaciyemo bisa naho abantu bo muri iki gihugu ntago basobanukiye umuhanuzi none byaba bitumara iki kuba wewe ufite ikibazo cy'inzara ufite ikibazo cy'amafaranga ufite ikibazo cy'imibereho tukaza no nk'abahanuzi tukarinda dutaha icyo kibazo kidakemutse ese twe tumaze iki hari ikintu kiri muri societe nyarwanda cyane cyane cyitwa ko bahanuza ari abesikoro n'abanyamitwe n'abantu bashaka kurya amafaranga y'abantu icyo kintu urakivugaho iki nk'umuhanuzi Data mu izina rya Yesu la kalelo satela me aboshaye le blekalfainini ya salotaya ushimirwe Data turagushimiye kubw'uyu munsi udasanzwe turagushimiye kubw'uyu munsi w'umugisha ijambo ryaratubwira ngo uyu munsi ni umunsi mwiza wadutegure kugira ngo tuwishimiremo la sutele mando je la croze keto shalana sekoteli ya balakarita la frenenia sepalita malakalivelalo jela tayana zengredo le broshataria me prestolalila shapaya nekosalita melangreze keto shalabene brakaya Data turagushimiye ko wemeye ko Yesu amena amaraso kugira ngo tubabarirwe turagushimiye ko waduhinduye abakiranutsi turagushimiye ko waduhinduye abera turagushimiye ko waduhinduye abaziranenge turagushimiye ko waduhinduye abatagawa lokatila shemaobaya makitroreri ya silamena jetonalila vekaya labado sotamina zekotali ya koshalenaya zelamena zeukalili ya frekeri ya sakuta lemanda Oshabege, ligloze ya ketalima, betakusta ketroshala medrameri ya piatota, zinkele mamboja le presovalila, datu habwi icyubahiro, sebenega, zela kotranila, turagushimiye mwami, leposaligwe sekeposalita, ukabaha amavuta no gusigwa ariko ubwiza bwawe bugaragare mu izina rya Yesu Jila kutre ke venegreze le gostalila mashagrede le boshalatena ze kontanini ya falagreze le boshalima turagushimiye Data ko ubutumwa bwiza buzagera mu mahanga yose abantu bose bazakumenya urekoreje ukageza kukomeye la felenga zebaya benegreze le goshaluta melanda zetolia parakita kadamenona zeprokeli ya balakaluta melagrezo fatramini ya Oja zela mestokotando zabigelaida Jua maelabo ya shia avanileba mekosalita melakreze ketrosalifa madaya turagushimiye ko duhaye imbaraga turagushimiye ko duhaye ubuntu turagushimiye ko duhaye ubwenge lefregori ya palakito kebrese venegrendo turagushimiye ko Yesu yadundikiye ubwenge buva kuri wewe turagushimiye ko yadundikiye kwera no gucungurwa turagushimiye ko yadundikiye gukiranuka kuva kuri wewe uhabwe icyubahiro Mana turagushimiye ko ibyo wadukoreye uhabwe icyubahiro Mana turagushimiye ko watanze Yesu ku bwacu uhabwe icyubahiro kubwe mu izina rya Yesu amen 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 haleluya amen yes abadukurikiye rero mu kiganiro cyacu kuri kwizera Kristo muri twe TV niba udukurikiye uyu munsi ubuzima bwawe burahinduka amen uyu munsi amateka yawe arahinduka ibitagendaga biraza kugenda neza sure uyu munsi turakuvugaho ijambo twicaye hano nk'abahanuzi b'Imana turabizi neza ko wari udutegereje ukeneye ijambo wari udutegereje ukeneye impinduka wari udutegereje ukeneye impinduka yenda muri business muri kariyeri yawe mu buzima mu muryango mu bana cyangwa se mu bibazo bihari duri gusoza umwaka wa 2025 dufite amashimwe menshi nawe udukurikiye ndabizi neza ko ufite amashimwe
ubwabyo niba hari n'ibintu wari witeze kugeraho wenda ukabona utarabigezeho, Imana ni Imana y'ibihe byose, ntabwo ari Imana iba mu mwaka. Hallelujah. Ni Imana iba hejuru y'imyaka, ni Imana iba hejuru y'ibihe, ni Imana iba hejuru y'ibyo ari byo byose. Prophet Mahirwe, niki wabwira abantu bari bafite ibyiringiro ko bazagera ahantu hanini bakaba batarahageze, rimwe na rimwe bakaba barafashwe n'umwuka wo kwiheba? Baha ijambo ry'ihumure. Prophet, urakoze. Gusa iki ni ikintu abantu benshi cyane batajya bamenya. Hari ibintu byinshi biturwanya. Hari ibintu byinshi biturwanya. Sinigitangaza ko hahabwa ijambo ry'ubuhanuzi ntirisohore. Kuko benshi mu badukurikiye uhereye kuva mu kwezi kwa mbere hari ijambo ryabavuzweho ry'uyu mwaka uko bizagenda. Hari abo ryakunze, hari n'abo ritakunze. Ariko rero abo bitakunze ntabwo bivuze ko hatari ibindi byiringiro. Hari ibyiringiro bikomeye cyane. Kubera iki rero? Kubera ko ijambo ry'Imana ntirisaza. Ijambo ry'Imana yongera rigahinduka rishya. Amen. Haleluya. Amen. Uko ukomeza kongera kumva rya jambo ry'Imana rirongera rigatanga ubuzima. Wowe rero dukurikiranye nakubwira ngo humura, humura, ntarirarenga. Ibyo ibitarakubayeho mu myaka itambutse yose, igitondo kimwe cyonyine. Igitondo kimwe cyonyine, umunsi umwe wonyine urahagije ko Imana ibigukemura ibibazo byawe byose ufite. Amen. Kandi witegura impinduka. Ntabwo twaje hano kubera yuko Imana itadutumye. Twaje hano kuko Imana yadutumye kugira ngo uhabwe umugisha. Amen. Humura, ibyawe byapfuye byose hagiye kubaho kuzuka kuri byo. Akirira ijambo, ibyawe byapfuye bigiye kuzuka. Kandi ndakubwiza ukuri ko uku kwezi kutararangira urabona ibitangaza mu buzima bwawe. Bya bindi Satani yakingiraniye ahantu, bya bindi imbaraga mbi zakingiraniye ahantu, uyu munsi ni umunsi wawe. Ijambo ry'Imana avuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima. Fata ibitekerezo byawe byose ubishyire kuri iri jambo. Wakira impinduka. Haleluya. Wakira impinduka mu kazi, mu mibereho yawe. Wowe urwaye ndategeka yuko ukira nonaha mu izina rya Yesu. Amen. Humura, ntabwo ari kera. Amen. Akira gukira kwawe. Amen. Hari ubuzima bwatanzwe kugira ngo ube uriho uyu munsi. Rero ntiwemere muri weho kuba victime y'umwanzi Satani. Ahubwo akiri humure, wakira ubuzima. Uvuga uti ntabwo ngomba kurwara, ntabwo ngomba gukena si umugabane wanjye. Ntabwo ari umugabane wanjye. Uvuga uti gukorwa n'isoni si umugabane wanjye. Ibyo ntagezeho uyu munsi ndabigeraho. Amina. Kandi ibyo nabuze igihe cyashize uyu munsi ndabigeraho. Haleluya. Prophet, iyo utarakariye umwanzi abona yuko ukiri inshuti ye. Urumva hari abantu bahura n'ibibazo bakumva ngo niko Imana yabigennye, ngo ni igeno ry'Imana. No. Ntabwo Imana yagennye yuko uba mu buzima bubi ubayemo. Ijambo ry'Imana avuga ngo muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11, erega nzibyo nibwira nzakugirira ni byiza gusa si bibi, kugira ngo nkureme mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma. Nuvuga ngo ntabwo ari ubushake bw'Imana kubaho ubuzima butanejeje. Ni ubushake bwa Satani kubaho ubuzima bubi ku buzima bwawe. Kubera ko Satani arifuza kubaho nabi. Ikindi nawe ufite ibikurwanya muri wewe. Ya kamere yawe, bwa buzima bubi wagiye ucamo, bya bitekerezo wagize, ibyo byose biragaruka bikakumvisha ko ukwiriye kubaho nabi, ukabaho ubuzima utari ukwiriye kubaho. Ariko si Imana yiravuga iki? Ese abahanuzi mo baravuga iki? Abahanuzi ni ijwi ry'Imana. Reka nkwereke icyanditswe gikomeye Prophet. Unyihanganire ngiye gusoma icyanditswe kimwe. Kiri mu Ngoma za 2. Reka mbwire abadukurikiye ko turi mu mwaka urangira 2025 twinjira 2026. Hari ibyiringiro abantu batangiranye bumva yenda bizagenda neza ukuntu ubona ntibigenze neza, ubifata ko ari ko Imana yabishatse. Ariko hari ikintu ushaka kubwira mbere yuko yenda mwene data dusomera ijambo. Uyu munsi Imana yashyizeho abahanuzi. Isi ijambo ry'umuhanuzi rikora iki? Nicyo tugiye kumva.
rirazana impinduka mu buzima bwawe. Yego. Abantu benshi muri iki gihe barihebye, hariho crise nyinshi, hariho kugwa k'ubukungu cyane mu gihugu cy'u Rwanda aho noneho ngo imyaka yarumye, abantu bafite ubwoba. Yego. So ubwo bwoba bagomba kubushira. Ese Imana irahari kurengera abantu bari muri icyo gihe? Yes. Hallelujah. Ngo dipa kwijambo. Navuga nti humura. Imana itanga ubutaka, igatanga imbuto yo kubiba. Ni nayo ituma umuntu abona umwero wabyo. Amen. Humura, 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 humura. Nubwo wabonaga bimeze nk'aho byumye, bigiye kongera bihinduke bishya. Hallelujah. Hallelujah. Mu Ngoma za kabiri igice cya 20:20 haravuga ngo icyo cyanditse ko tutakivuganye, akaba ari cyo nateguye. Ikimenyimenyi ngaha niho ndi. Gusa abantu badukurikiye baragira ngo twabivuganye kandi ntabwo twabivuganye. Hallelujah. Ariko jyamo neza. Haravuga ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo. Yes. Barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Amen. Ahangaha ushobora kutabyumva neza. Reka ture muri Bible y'Icyongereza. Kature muri Bible y'Icyongereza. Twasoma muri King James Version. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo ntange ihumure ku muntu wese rwose udukurikiraniye. Aha. 2 Chronicles 20:20. It says, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Amen. Hallelujah. Amen. Aha, bisobanuye iki rero? Ubwo umuhanuzi byari byamucanze. Yego. Abona ubuzima busa naho abantu bubakomeranye. Hari igihe umuhanuzi aba mu buzima rero bukamucanka avuga ati abantu ndabakorera iki? Akavuga ati abantu nta kindi kintu bakeneye. Bakeneye ijambo ry'Imana. Bakeneye ihumure. Hanyuma Imana yashyiriyeho kuba umuhanuzi anura amahanga. Uribuka ibintu Imana yahamagaye Yeremiya imubwira. Yamubwira ati yewe Yeremiya we nakumenye utarabura mu nda ya mama wawe. Nkwezereza ko umuhanuzi anura amahanga. Bivuze ngo umuhanuzi afite ubushobozi, afite access kuri buri kintu cyose cyangwa se ku mutungo w'Imana. Afite ububasha n'ubutware bwo kubihereza abantu. Yego. Nubwo ngo navuga ko umuhanuzi ni umubitsi w'Imana. Ukiri aho ngaho ukivuga umuhanuzi muri sosiyete nyarwanda no ku isi muri rusange, cyane cyane muri sosiyete nyarwanda hari ibikomere by'abantu bakomerekejwe ngo n'abahanuzi. Wajya mu badiaspora bo hari ibikomere ngo by'abantu bakomera kugeza naho bagiye batanga ibirego mu nzego zibishinzwe ko hari abahanuzi bagiye babisikoroka kugeza naho umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko abo bahanuzi b'abanyamitwe b'abesikoro muri ubwo buryo ko bakwiriye kuba batakora ibyo bintu n'abasazi n'iki. Ukavuga ngo umuhanuzi afite ubushobozi, ariko kandi twabona na Bibiliya tukabona umwami Yehoshafati nk'uko bidusomeye aravuga ngo mwizere Imana. Yego. Mubone gukomezwa. Mwizere n'abahanuzi bayo mubone kuba bakiri, mubone kubona iterambere. Yego. None ndashaka kukubaza gatoya. Nubwo ari ikiganiro cy'umwuka ariko ibi ntabwo tubyirengagiza. Muri sosiyete nyarwanda urabona abantu bafata umuhanuzi gute? Nubwo ngo muri iki gihugu cyacu kubera n'amateka twanyuzemo n'ubuzima twaciyemo, bisa naho abantu bo muri iki gihugu ntabwo basobanukiye umuhanuzi icyo ari cyo. Kubera yuko mbere na mbere twakuriye mu gihugu kibamo abapfumu. Ariko mbona n'abapfumu mu Rwanda atari ntabwo bihari cyane. Twakuze tubyumva ariko. Yego. Kugeza aho Bugande cyangwa
Tanzania n'abakuze ari abahanuzi. Erega wibuke ko u Rwanda, Uganda, Tanzania n'u Burundi na Kenya, ibihugu twegeranye, turabavandimwe cyane. Bivuze ngo amateka avugirwa hirya gatoya mu Burundi agera inaha, amateka avugirwa muri Kongo agera inaha, amateka avugirwa muri Tanzania agera inaha. Kandi n'abambuka bakajya kureba abahanuzi babo, hari n'abambuka bakajya kureba abapfumu babo. Rero ubundi uhereye kera kose uwitwaga Bamenya, ubu uyu munsi niwe witwa umuhanuzi, cyangwa se umuhanuzi ni Bamenya. Ubundi umuhanuzi rero ni iki? Abantu ntabwo bigeze bamusobanukirwa. Reka nkwereke umuhanuzi ubundi ni iki. Ese ubundi akora iki? Ubundi akazi ke ni iki? Ese ubundi arakwiriye? Ese ubundi aranakwiriye? Ese ubundi umuhanuzi arakenewe ku buryo adahari ntacyo byica, ahari se hari icyo bikiza? Yego. Reka nkwereke. Turareba mu gitabo cy'Abakorino ba mbere igice cya 14. Abakorino ba mbere igice cya 14. Igice cya 14. Abadukurikiye muze no kubitubwira muri comment. Abakorino ba mbere, ko turasoza iki kiganiro cyacu dusengera abantu. Yes. Aho uri ijambo riri buze kukuvugwaho uryizere, kandi ubuzima bwawe burahinduka ubyizere. Abakorino ba mbere 14 haravuga ngo, murongo wa kangahe? Turahera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere avuga ngo, murongo wa 5. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira, keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, n'ibyo kubahugura, n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nuko nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Amen. Amen, amen. Rero urebye hano urabona ko byange bikunde umuhanuzi arakenewe. Kandi n'izi mpano zose z'umwuka ubona, uko tuzibona mu Bakorino ba mbere 12 kuva ku murongo wa 7. Zose ntabwo zakora buri hatari ubuhanuzi. Kuko impamvu ya ziriya mpano zose ni ubuhanuzi. No kugira ngo itorero ryunguke, ribe rigari, ryaguke, ubwami bw'Imana bwunguke, nyine butera imbere. Nicyo gituma ubuhanuzi bugomba kubaho. Ese ubundi umuhanuzi arakenewe? Yego. Akenewe kugira ngo akore iki? Ni ibintu bitatu. Kuri uyu murongo wa 3 haravuga ngo, ariko rero uhanura we avuga iki ubundi? Ngo abwira abantu icyo nicyo yemerewe kuvuga, ibyo kubungura. Abwira abantu ibyo kubungura. Ese kubungura ni iki? Ni ukubateza imbere mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo ni ukugukura ku rwego rumwe akagushyira ku rundi rwego. Kukungura ibitekerezo, kubungura mu buryo bw'ubwenge, ni ugukangura ibikurimo. Urimo kubyumva? Tukiri aho ku kijyanye n'umuhanuzi, ko izi ntambwe 3 turazivugaho. Ariko ku kijyanye n'abahanuzi, hari abahanuzi bamwe aho kugira ngo ubone ko bunguye abantu, ahubwo babasubije inyuma. Abo nibo cya kiganiro ubushize twakoze kibijyanye n'abantu bakoresha umwuka utari uw'Imana, binjirwa n'umwuka w'ikibi, ari byo bituma noneho baza kuyobya itorero. Hari ababuza abantu gufata mituwere, gufata irangamuntu, kwivuza, bakababuza kunywa amata, bakabuza kuba mu rugo. Hari n'abababwira ngo muhunge byakomeye bave mu gihugu bajyahandi. Umuntu arakurira mu mateka n'ubuzima yabayemo, akabizana mu myumvire ya Gikristo, kandi nawe akaza avuga ko ari umuhanuzi. Ntabwo ari byo, kubera ko ntabwo wafata imyumvire ya Gikristo ngo uyizane mu myumvire y'isi, ngo njye fata imyumvire y'isi uyizane mu myumvire ya Gikristo. Ibintu by'Imana bivuga iki? Iyo usomye mu Bakorino ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30,
haravuga ngo Imana niba kuba muri Kristo Yesu, Amen. wabahindukiye ubwenge buva ku Mana, Yeah. no kwezwa, no gucungurwa, no gukiranuka. Bivuze ngo Kristo uri yaje muri weho azana ubwenge, ariko bw'iki? Bw'ijuru. Bw'Imana. Hanyuma rero ubwenge bw'Imana bukubwira ngo iki? Ese burakubwira ngo ntufate mituweli? Oya, ahubwo ubwenge bw'Imana bwo burakubwira buti weho warangije gukira indwara zawe ku Mana. Ariko isi irakubwira ikirere, irakubwira ati urasabwa gufata iki? Mituweli. Ese iyo mituweli ubundi yavuye he? Yakomotse muri Minisante. Sibyo? Yego. Mu bintu bijyanye n'ubuvuzi, ubuzima, Minisiteri y'Ubuzima, aho niho byose ibyo bintu byose biri. Ese ubundi iyo Minisiteri de Sante yashyizweho n'iki? Yashyizweho n'ubuyobozi. Ese Imana ivuga iki ku bijyanye n'ubuyobozi? Mwumvire abayobozi babayobora. Sibyo? Bivuze ngo utafashe mituweli ntabwo wumviye umuyobozi wawe, ahubwo weho utangiye kugirana ikibazo n'Imana. Bamwisi ari ikintu Yesu yigeze kuvuga umunsi umwe yari kumwe na Petero. Bamuzanira amafaranga, abona yanditseho ibintu bibiri. Hari n'umutwe wa Kayisari. Niho yaje kuvuga ati iby'Imana mu bihiki, Imana n'ibya Kayisari mu bihende. Kayisari. Bivuze iki? Hagomba kuba hariho ibice bibiri. Fata ibintu by'Imana ubiha Imana. Nimba Imana igubwira ngo dore ibyo usabwa kugira ngo ubeho, bikora uzabaho mu buryo Imana ishaka kubaho. Nimba no mu bantu bakeneye yuko ugomba kubabamo, mwibuke ikintu Paulo yavuze, nimba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Kubana n'abantu bose amahoro ntabwo uzaho mu gihugu uri ikigomeke. Noneho reka nkubwire ikindi. Kuri iri jambo ryo ku murongo wa 3 mu Bakorinto, haravuga ngo ntabwo ho turahava, ntiturahava, daracyari kuri iri jambo ryitwa kubungura. Yego. Kuko umuhanuzi nyine uratubwira ngo ni ijambo ry'Imana ko rivuga ko agomba kuba yungura abantu. Nuvuga ngo agomba kubakura ku rwego rumwe. Nimba duhuye uyu munsi, none hari ikibazo rero gihari, hari mu ma social media atandukanye. Hari ubuhanuzi waba buhari, Kigali irasenyutse, Kigali irahiye, u Rwanda amaraso aramenetse. Ibyo bintu nk'ibyo bigenda bivugwa gutyo, kandi bivugwa n'abahanuzi. Ari nayo mpamvu ntekereza ko leta y'u Rwanda mu mirebere mu no gushishoza kwabo bavuga bati abo bahanuzi aho muzababona muzabafate. Ese koko leta y'u Rwanda yabiri kurenganya abahanuzi cyangwa abo bahanuzi baba batari abahanuzi b'ukuri? Aha, urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Njye nabwira leta y'u Rwanda ko ibafata ikabafungira n'ahantu batazigera basohoka. Wowe ufatiwemo ko nawe uri umuhanuzi. Njye ariko ntago meze nkabo. Simpanura nk'ibyo bahanura. Dore impamvu rero ni iyi. None kuba udahanura nk'ibyo bahanura, ntiwaba umeze nka ba bagahanuzi 400 bahanuriye Ahabu. Oya. Bakamuhanurira ibyiza. Oya. Dore nkwereke. Mikaya ngo yaje avuga ati rero wowe Ahabu, umva wowe ibyawe birarangiye, ntabwo uzagaruka. Ntabwo ushobora kuba uri muri ba bahanuzi 400 bahanurira ibyiza abanyabyaha, kandi yenda abanyabyaha abandi bahanuzi bari kuvuga ko bagomba gupfa. Oya, reka nkwereke. Reka dusome iki cyanditswe. Tukirangiza. Ndashaka ahantu uyu murongo wa 3 ahanura ibyo kungura abantu. Yego. Ariko ubuhanuzi buhari, ariko ahantu wowe ugeze, uzahanu ugeze, uzahanu winjiye, ni kuri aka ka 2 na ka 3. Niko tugiye kuvugaho. Kugira ngo none tukavugire rimwe bite ngasobanura. Aravuga ngo ku murongo mu Bakorinto ba mbere 14 umurongo wa 3, ariko uhanura wabwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura. Ako ni aka 2. Wahanu ugeze rero ugeze kuri aka ka 3 ukavuga ngo n'ibyo kubahumuriza. Aha rero niho tugeze. No kuvuga ngo iyo tugeze rero ku bijyanye n'umuhanuzi, agomba no guhumuriza abantu b'Imana. Ntabwo ukwiriye kubaca intege na rimwe. Yego. Kubera ko ibibaca intege ni byinshi. Birizana. Ntabwo bakeneye kubwira abantu bakeneye. Hari umuntu nigeze gukunda cyane yavuze ngo burya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ngati ngo kugira ngo ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana, ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Imana irashaka ko abahanuzi bakora iki? Ibi bintu bitatu.
kungura abantu, kubahugura, ubu turimo turanahugura, yego, no kubahumuriza. Ese guhumuriza umuntu ni iki? Guhumuriza igihugu ni iki? Ni igihe bari mu ntambara ukababwira uti muhumure, intambara murayitsinda. nk'ubu hariho ubukene, Reka mbanze kubaza, inzara iravuze ubuhuha. iki rero ni igihe cyo kuvuga ngo weho ukennye muhumure, ibiryo birabonetse. hari ikintu njya mbona muri Bibiliya, hari igihe Elisa ngo yigeze guhanura Yego. ngo hari inzara imaze Iteye imyaka ubwoba cyane. abantu barya amahurunguru y'inuma, Cyane. bageze no ku rwego barya abana babo. Abantu bicaga abana babo bakabarya. Ariko ngo Elisa arahanura aravuga ngo ejo nk'iki gihe indengo ya sayiri izagura shekeri imwe. Ubu ni ibintu bidashoboka. Reba nko muri iki gihugu cyose urabona inzara, hari igihe inzara itera abantu. Reka tunabivuge n'ubu ngubu kuko nta gihe abantu bigeze basa naho baringaniye. Yego. Ubu uyu munsi ibintu bisa kuba hari ubukene, hari n'inzara. noneho urabona twebwe mu gihugu cyacu nta nzara irimo. Hari iki? Nta nzara irimo. Hari abantu njya mbona kuri social media batabaza. Iyi ntabwo ari inzara. Uzabaze abatubanjirije ibyo bahuye nabyo, za Ruzagayura na za nki zose, harya ya yindi bayita ngo Ni karago. Bari karago bari gakisize. ziriya nzara ziteye ubwoba. Ni inzara ugira ukabona ko nta n'umuturanyi wawe waguha n'ibiryo. Ni inzara ujya gukomanga ku muvandimwe agahita agufungirana mo imbere. Ni ya nzara ubona no mu gihugu ukabona nta n'umufuko w'ibirayi urimo gucicikana, ariko gera ku mabotike yose urebe hariho ibiryo. Gera mu maduka yose urebe hariho ibiryo. Ahubwo nta gihe iki gihugu kigeze kigira ibiryo nk'iki gihe. Ibiryo biruzuye. Ahubwo ikibazo ngiki, ufite ubwenge bwo kwafodinga cyangwa bwo kugera kuri ibyo biryo? Kuko hari n'ababirya bakabisigaza cyane bakanabimena. Uwo muntu ntabwo uzamubwira ngo muri icyo gihugu harimo inzara. Ahubwo umuntu wabuze ibiryo uzamubwira uti mu gihugu harimo inzara, akubwira ati muvandimwe fata hano dufatanije urugendo. Ari naho rero twaje kugira ngo wewe ufite iyo myumvire, hindura iyo myumvire, winjire mu gisekuruza cy'abadakena, cy'abadakorwa n'isoni. None byaba bitumara iki kuba wewe ufite ikibazo cy'inzara, ufite ikibazo cy'amafaranga, ufite ikibazo cy'imibereho, tukaza hano nk'abahanuzi tukarinda dutaha icyo kibazo kidakemutse? Ese twe tumaze iki? Hari ikintu kiri muri sosiyete nyarwanda cyane cyane cyitwa ko bahanuza ari abesikoro, ni abanyamitwe, ni abantu bashaka kurya amafaranga y'abantu. Icyo kintu urakivugaho iki nk'umuhanuzi? Dore ikintu ngiye kuvuga ngiki. Nusoma Abakorinto ba mbere nanone igice cya 9, havuga ibijyanye n'umudendezo w'abakozi b'Imana cyangwa abavuga butumwa. Hariho umurongo uvuga ngo n'umwami Yesu niko yategetse ko. Katuhasome. Mbabarira tuhasome kugira ngo tubishyireho umucyo. Tubishyireho umucyo noneho abantu babone ko ari ibintu bikwiye. Reka duhere ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 uravuga ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa? Cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa? Cyangwa se yabivuze ku bwacu? Yesu gushidikanya byanditswe ku bwacu. Kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe ntaswe twebwe, ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutarabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko abakora imirimo yo ku gicaniro yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Amen. Twakomeza? Yego. Ariko ngewe ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere,
ibyambera byiza ahubwo ni uko napfa kuruta uko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Nushaka kurekeraho. Ni ukuvuga ngo rero hano biragaragara neza ko nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kwaka icyo atatanze. N'inka nayo kugira ngo ibone umukamo isabwa kugaburirwa, ikitabwaho, ikabona umukamo ufatika. Niba ushaka yuko baguha ituro, niba ushaka kugira ikintu ukura mu bantu, ubundi nibyo koko umukuru w'igihugu areba kure. Nta muntu n'uyu n'umwe ukwiriye kubona igihembo atakoreye. Nuramuka ugiriye umuntu neza, ineza ntazayikwitura cyane, ariko n'igihe atanayikwitura. ugirirwa neza n'uwo yagiriye neza bagira Imana. Ariko hari n'igihe uwo muntu atayikwitura ukazayiturwa n'undi. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo gira neza, ineza uzayisanga hehe? Imbere. Kuko ntabwo uzi uza kugira neza. Hari ikibazo cy'abahanuzi. Impamvu uri kukubaza ibi, uri umuhanuzi, yewe nanjye ni umuhanuzi, ariko nagira ngo duhereze umucyo ikintu kijyanye n'umuhanuzi n'ubuhanuzi. Abahanuzi bamwe, ntabwo mbita bose, ariko abahanuzi bamwe ngo bishyuze amafaranga bakabeshya abantu ko bagiye kubasengera ntibabasengere, ndetse n'ibyo bahanuye ntibisohozwe. Abo bahanuzi bakaba barabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza, ndetse ngo abantu bamwe banze Imana, banga n'ibintu by'Imana kubera abo bahanuzi. Ni ukuvuga ngo dore ikibazo ngiki, n'abahanuzi nabo barakennye. Abitwa ko ari abahanuzi bamwe na bamwe nabo barakennye. Urabona iyo ukennye, ibintu uhanura byose ahanini abenshi bahanura amarangamutima. Ya marangamutima akurikije ubuzima arimo gucamo. Ariko umuhanuzi w'ukuri nta kintu aba akennye. Impamvu mbikubwira gutya ni iyihe? Wibuke ko nubwo we asavinga abantu, akorera abantu, ariko afite uwamutumye. Katwitegereze cyane cyane ku basirikare bo muri iki gihugu. Abenshi bahora ku rugamba, abandi bagahora mu butumwa bw'amahoro hanze, abandi bakaba bari mu gihugu baracungamo umutekano. Ariko icyanditswe kiratubwiye ngo mbese ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? None se ninde wigeze kuba umuhanuzi akitunga? Nta nuragira icyo ngo ntari. Urakoze cyane. Nuko ngo nese kuki abahanuzi bashaka kwitunga? Ni ikibazo gikomeye cyane. Nuko ngo waguhamagaye aragutunga. Kuko nimba koko yaraguhamagaye utari forgery. Ariko batubwiye ngo ubwo twababibye n'iby'umwuka dukwiye no kubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Pawulo abivuga neza akavuga ngo n'ugusaruramo ibyo gutunga umubiri. Twebwe rero iki gihugu cyacu cyo mu Rwanda, cy'u Rwanda dutuyemo, ntabwo iyo myumvire irinjiramo nk'uko na Pawulo muri iki gihe cyo mu Bakorinto iyi myumvire yari itarinjira muri bo. Hari n'ibihugu bimwe ujyamo ngiye turi mu nzira y'amajyambere. Hari n'ibihugu ujyamo ugasanga bakimenya ko uri umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana bagashyira amafaranga imbere yawe. Urumva ko icyo gihugu cyarangije kumenya ko umukozi w'Imana akwiriye ibimutunga atiriwe ajya kubisaba. Uwo muntu arahirwa kuko bamaje kumenya agaciro ko gutanga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga biruta guhabwa. Urumva? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo give it will be back to you. Icyo bibye nicyo usarura, icyo utanze nicyo kikugarukira. Ariko kubera ko turi mu gihugu aho ubutumwa bwiza bwambitswe isura mbi, abahanuzi bakambikwa isura mbi. Ese koko abahanuzi bambitswe isura mbi cyangwa nabo ubwabo barayiyambitse? Reka nkubwire, abo umwe agatukisha bose. Nubwo ngo abahanuzi bambitswe isura mbi n'abandi bahanuzi, ariko yego, ariko nta kabuza Imana izakomeza igaragaza umucyo ku bahanuzi b'ukuri, kuko nabo barahari. Ikibazo cya kabiri, ese koko birakwiriye ko wowe Profete Mahirwe cyangwa se nge Morodekayi cyangwa runaka udukurikiye w'umuhanuzi
ahabwa ituro n'uwo yahanuriye. icyo kibazo kiroroshye cyane. sinangombwa ko mpabwa n'ituro. ubundi nitwitegereza no mu mateka ya kera no mu bahanuzi, cyaraziraga ko ujya kureba umuhanuzi utamushyiriye ituro. dore ikibazo ngiki, ari byo n'umukuru w'igihugu abivuga. ariko ubundi mwebwe murinjije. ese ubundi mwebwe ntabwo mubona? nta gushishoza mufite? ndabizi ko mutarinjije, sibyo? muri abantu bazima batekereza. ubundi aho hantu mujye ni iyihe nyungu habazanira? ugomba kwicara ukavuga ati nimba uri muri biro, nimba uri mu kazi, nimba ugiye gusaba serivisi, ese iyo nyungu hari inyungu byaguhaye? nimba hari icyo wungutse rero, nk'uko Imana avugaga ngo dore niba mwariye mwanyweye ntimuzibagirwe. dore ubwoko bwanjye bwanyimye iki? ni urugero. turebe hariya muri Maraki igice cya 3, mbere yuko Imana ivuga ibijyanye hariya n'amaturo n'icya 10, yavuze ngo dore ubwoko bwanjye ngubu barariye, baranyweye, babonye ubutunzi. urumva bari satisfied, bafite ibikenerwa byose. ariko baranyibagiwe, banyimye 1/10, banyimye ku byanjye. urumva ko bari babifite ariko banga kubitanga. ikibazo ngiki, ahubwo umuntu ugiye gutanga ituro ararifite, yego ashobora kuba arifite, ahubwo se wowe uko agiye kuriguha wamumariye iki? ese umumariye iki? icyo kintu nicyo shaka kugira ngo hari abantu benshi bajya mu bahanuzi, hari n'abahamagara, hari n'abaduhamagara. ariko ubundi ikibazo nanjye nibaza, wowe ujya gushaka umuhanuzi ngo aguhanurire, ubu umushakaho iki? niki gitumye ujya? ese ubundi ko Imana ari iy'abantu bose, buri wese yabasha kuyisenga. ese ko wiriwe muri biro, cyangwa wiriwe mu bucuruzi bwawe, cyangwa ko wiriwe ujya gushipinga ibintu uzenguruka mu isi yose, wariye ibyawe ugatuza, ni iki gituma ujya gushaka umuhanuzi kandi ukagaruka ugakompeninga ko bakwatse amaturo? weho dore ikibazo ngiki, uragiye, uvuye iwawe, urahagurutse, ufashe ibintu byawe, waravunitse, wenda wakoze bubyizi ku munsi, wakoze ku kwezi, cyangwa se wagiye imahanga, wakoze ku isaha, amafaranga aravuna. niyo mpamvu umuzungu yavuze ngo time is money. kubera iki? kuko arabizi ko igihe ni amafaranga cyane. none kuki wiriwe mu byawe, igihe cyawe wakibyaje umusaruro, hari undi muntu uri hariya uje kumutwarira igihe, ni umukonsirita, uje kumutwarira igihe. ni ukuvuga ngo urashaka kuruhukira ku muntu, kandi ntumwishyure igihe cye, kandi we ntabwo yaje kugushaka. bivuze ngo umurwayi buri gihe ashaka muganga, kandi iyo agiye kwa muganga agira gute? arishyura. niyo yapfa arishyura. kandi uba wabisinyiye yuko nunapfa ahubwo bakwishyuza nabi. iyo upfuye ahubwo muhita twishyure mbere ko mukura umurambo wanyu hano, murabanza kwishyura. urumva rero icyo ndimo ndashaka kuvuga ngiki, nta muntu utanga. Bibiliya avuga ngo birahagije. bigize gute? birahagije. ngo ntawe utanga icyo adafite. ni ukuvuga ngo nimba wagiye gutanga ibintu byawe, ntawe wagukoze mu mufuka. reka nongere mvuge iki ngiki, nanjye ntanga inama nkurikije ubumenyi maze kugira. niba wumva uremererwa nuko abahanuzi bakwaka amaturo, birekere, reka kubashaka, hagarika, ntiwongere no gushaka umuhanuzi, rekera. Imana ni iyawe, genda wicara usenge, Imana irakumva, genda wisenge, nitagusubiza ubwo ukuzeho. ubundi niki gituma abantu baremererwa n'abahanuzi bagiye baguma mu ngo zabo, bakajya mu materaniro bagaterana, niba aho baterana bikunda. Fata umufuka wawe, amafaranga yawe wakoreye wavunikiye, uyabike mu mufuka. ntabwo umuhanuzi akeneye inkunga ye kugira ngo abeho. ubwo bwenge agiye kugwa nawe arabufite. baravuga ngo mwaherewe ubuntu mujye mutangira ubundi. n'ubundi dutangira ubuntu. niyo mpamvu nawe nakubwiranye, hari ikibazo ngo muca amaturo. none se reka vuba umubaze,
sibyo? Reka nk'ubu nkubwire, nubwo uvuga ngo twahereye ubuntu dutangire ubundi buntu, ni iki Pawulo yavugaga? ni impano nyine. iyi urasa siyo uzi ikintu yavugaga? ntabwo ni urumva ikintu yavugaga ni umwuka wera n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ariko hari aho bigera hakaboneka imirimo y'uburyo bufatika. Gusa iyo umuhanuzi akiri umwana mutoya, iyo umuhanuzi akiri umwana mutoya, reka bari ko mbyita ukiri umuhanuzi mutoya, umuhanuzi w'umwana, yego, nabo bafite amatsiko nyine yo kumera nk'uko twabaye cyangwa n'abandi babaye. Kavuga ati najya hariya ndakura amaturo. First of all nabanza nkakubwira ngo iyubake. none se ubwo nta muntu wihindura umuhanuzi wenda atari we kugira ngo ariko byakugora kubona umuhanuzi. Dore ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhanuzi, sibyo, agomba guhanura akurikije uko kwizera kwe kungana. yego. None nimba nguhanuriye ubu kano kanya ukanzaho utarunzi, nkakubwira amateka yawe y'ubuzima bwashize, hari naho abantu batavuga ati hasi ubundi nagiye ku muhanuzi ngo yamanuriye ngo ngiye ngo amateka ngo y'ubuzima bwanjye ngo bwose, ngo ubundi ngo yabimbwiraga ngo njye ntabyo nzi. Kandi urabizi ko ibyo bintu nta wundi muntu wabibwiye. Harya ubwo aho hantu wa mungani nturimo kubona ko uwo muntu hari icyo yahishuriwe, yagishuriwe, ariko nta nubwo ari itegeko kumuha ituro. Reka guhereza ahubwo ibyo aguhereza, ugende nubona umusaruro. Ndabizi ko Imana ubwayo irivugira, ijambo ry'Imana ubwaryo ntirigenda ubusa, ahubwo rigarukana icyo Imana yari. ubwo rero twavuga ngo abahanuzi barekeraho gusaba amaturo, bahanure bategereze. Abahanuzi nibareke gusaba amaturo kuko nicyo gihugu turimo. yego. Ahari wenda ibyo n'ibinahinduka akaza ibindi bihe Imana igahindura ibyo bihe, abahanuzi bareke gusaba amaturo, ahubwo bigisha abantu kuri. ariko nanjye ndatanga indi nama. Yego. abantu nabo baremererwa no gusabwa amaturo n'abahanuzi, bareke gushaka abahanuzi. oya ntabwo byakunda. Kubera iki rero kuki aremererwa? nyine niyo Mana nakubwiraga ifite urukundo. Ndaguha urugero. Elisa, wowe uremerewe nuko napanze ituro, kandi hari umugore harya mugore uriya mu kazi, uriya umushune mu kazi se wagaburiye Eliya. Elisa ni wagaburiye Elisa. Elisa yego ni wa undi mupfakazi wagaburiye Eliya. Nuko ngura mugore w'umushune mu kazi. Reka nguhe urugero. umwe wubakiye inzu Elisa hejuru, yubakiye inzu Elisa, sibyo, agaburira nde? Elisa. n'umugaragu w'ahubwo abahana aho kurara. yigeze Elisa yigeze amuhanurira na rimwe kugira ngo bamuhe ibyo bintu? oya. bivuze ngo yari ari mu gihugu aho abantu batojwe ko ari umuntu w'Imana agomba kumujya neza kandi atamuhanuriye. ahubwo nyuma nibwo Elisa yatekereje aravuga ati ariko ubundi wamugana najye nk'umuntu w'umuhanuzi wahanurira uyu mugore, ati genda uhamagare uriya mugore aze hano. umugore baramuhamagara araza, ati ese wa mugore ko wangiriye neza utanze, sinaguhanuriye nta nubwo nanakwigishije, ubundi ko wangiye neza gusa kubera ko uvuga ngo ndi umuntu w'Imana, mu byo byose utaho wabikuye muri wowe urasenga nawe sinzi aho wabikuye. none nkugirire gute? mfite ijambo nahawe nanjye n'Imana koko, ngo uhindure umuntu ukomeye nkwicazanye n'abakomeye. urumva ko abahanuzi bafite ubwo butware n'ubwo bubasha n'ubwo bushobozi, sibyo, bwo gukora ibyo bintu. yakugiriye imbabazi, yakugiriye ubuntu, ubuzima bwawe bwahinduka, kubera ko ijambo avuga si irye ni iry'Imana, kandi we n'Imana baba barabaye umwe. nubwo yarivuga yikinira riraba, kuko haba hari umwuka yakiriye. aravuga ati ese mugirire gute? mwicaranye n'abakomeye, ese ubundi nguye kumenyekana ugira izina rikomeye? undi aramubwira ati reka nkubwize ukuri, si waje hano, sinakugaburiye, sinakubakiye inzu, urabona ntacyo mbuze, ntabwo nkeneye guhura n'abandi bantu bakuru, njyewe ubundi genda umuntu uri simple, nkunda kwibera mu bacu boroheje. undi ati oke nta kibazo ngaho igenda, ubwo mbuze icyo nguhanure. urumva ko icyo arimo kumuhanura ntabwo arimo kumuhanura ubugingo buhoraho, ntabwo arimo kumuhanurira ijambo ry'Imana ngo amwigishe,
oya Byari ibintu by'umubiri. ahubwo byari ibintu by'umubiri yashakaga kumwihera kuko umuhanuzi atuma abantu baba bakire. Yashakaga kumuhindura ko kumukire akamwicaranya n'abakomeye akaba umuntu ukomeye. Undi arangije aravuga atari ku bundi ubwo nimba byanze nta kundi reka dukomeza tugire neza turye tunywe nta kundi kandi nta nubwo yamwigishije ijambo ry'Imana. Undi arangije aramanuka aragenda. Undi aravuga atari ko rero muntu w'Imana uzi yuko uyu muntu kuva aho twabereye hano ntabwo turabona akana gacaracara muri uru rugo, ntabwo turabona umwana anyura hano na gato. Uyu mubyeyi ashobora kuba atabyara. Undi ati mumpamagare aze hano. Araza amuga tumva rero nkubwire ni nko kuvuga umutima ngo twakuvumbuye watugire neza watwiyenjesheho neza kenshi natwe katukugire neza. Ati umwaka utagiye nk'iki uzaba ufite umwana w'umuhungu. Kandi umugore ngo ntabwo yari yabisabye. Byari byararangiye we muri we kubyara ntabyo yari abiriho. Reka we n'umugabo bari bariyakiriye. Avuga ati tuzajya neza umuntu w'Imana. Bari bafite abana ariko badafite endo w'umuhungu. Oya. Hari bigaragara ko nta mwana bari bafite n'umwe. Nuko nta mwana wigeze unanya w'umukobwa ntawe. Bavuze umwana ntabwo bavuze umuhungu. Aravuga ati wo mwaka gusa utaha igihe nk'iki uzaba ufite umwana umwe. Bibiliya igaragaza yuko yaranafite uwo mwana umwe wenyine n'igihe cyarageze arapfa. Erega birabineri Elisa arimo kunyuramo na Eliya yabinyuzemo. None tugaruke muri societe yacu y'uyu munsi. Hari ikibazo cy'abahanuzi bateje ikibazo kugezaho bigera ku mukuru w'igihugu. Reka nkomeze gatoya mbere yuko ugera aho ngaho. Kare waruvuze rero ukavuga ngo n'ubundi abahanuzi bareke gushakwa ntabwo byakunda kubera ko uzi impamvu batareka gushakwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umunyu w'isi. Jewe rega banza wumve oya. Ari impamvu ibi bintu bintera umujinya kandi bintera umujinya kubera ko abo babashaka ni nabo babasebye. Itonde gatoya ntacyo binubira kandi babirukaho. Babirukira iki? Muri umunyu w'isi. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihishira. Abantu bose bagana uwo mucyo kubera ko Imana yaguhaye umucyo. Rero umuhanuzi si ngombwa nuko waka n'umuntu n'ituro kugira ngo uprovinge yuko uri umuhanuzi. No, ahubwo ugaragaza uwo uriwe. Ahari ubumenyi ubutunzi buraza. Ngaho intumbi ziri nkongoro ziraza. Ni ukuvuga ngo we iyo ufite ubumenyi abantu baraguha n'itegeko nta muntu udakunda umuntu umuhereza ubumenyi. Kuko iyo ufite ubumenyi amafaranga ariza. Nicyo gituma abantu bajya kwiga. Agatanga amafaranga menshi akagraduatinga ariko yageze ku isoko ry'umurimo agakubita umubare rimwe hariya. Bakoma mu mashyi bati kace bati tumuzamure mu mushahara amafaranga akagukurikirana. Sibyo? Nicyo gituma abantu barekere gushaka abahanuzi bagume mu ngo zabo. Nimba wumva rero ugeze ku muhanuzi nakagusaba ituro ukumva utarimo genda nawe ntago gushyiramo umugozi. Reka gutanga ituro. Reka no gushaka ubuhanuzi. Turimo kugana ku musozo. Twasomye ahantu havuga ko abahanuzi bashyiriweho kuhugura, kungura no guhumuriza. Ubugena ndi kuri iyi ishi ivuga ngo guhumuriza. Nimba urimo kuvuga ngo ariho wavugaga ngo abahanuzi ngo bamwe ngo ubuse ngo wa muhanuzi ngo wanura iby'ukuri ngo nanjye ngo nabandi muri babahanuzi ngo bahanuriye ngo umwami nde Ahabu ibyiza kandi bari mu gihe cy'inzara n'ibindi n'imibabaro n'ibindi. Sibyo? Twebwe igihe turi mu gihe cya Kristo. Reka mvuge gutya, hari n'abandi bizera bahari bizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu ariko bavuga ko ibintu byo guhanura byarangiranye na Yesu. None ndashaka kubaza ndimo tugana ku musozo, ese koko guhanura mu butumwa bwiza bw'ubuntu biremewe? Guhanura iki? Bwira abantu guhanura ibyo wabuhanura byose, ibihishwe ibyahise n'ibiriho n'ibizaza. Guhanura biremewe? Yego. Ni impano ikenewe mu itorero cyane. Urakoze cyane. Icya kabiri, ese koko kuba umuhanuzi mu gihugu arakwiriye kuba hari kugira ngo haboneke ibyiza birushaho? Reka nkwereke hano mu Batesalonike ba mbere. Erega
Imana irabivuga. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 16 haravuga ngo iki? Mwishime iteka. 17 musenga ubudasiba. 18 mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ibyo byose urumva birakozwe, wishimye iteka, urasenze, ushimiye n'Imana kuko nibyo Imana igushakaho muri Kristo Yesu. Kanyuma ku murongo wa 19 akavuga ngo nimukazimye umwuka w'Imana. Umurongo wa 20 kandi nimugahinyura ibihanurwa. Ndagira ngo wumve icyo abakristo nabo basabwa. Urabizi hari abantu njya numva no ku maradiyo no ku ma YouTube channel menshi ko ibintu byo guhanura ibyo bintu byarangiranye na Yesu. Itonde wumve se mu Batesalonike se mu Isezerano Rishya. Reka wumve. Kandi nimugahinyura ibihanurwa. Urumva ko birahari ibihanurwa. Ntitukabihinyura ahubwo bigende bite rero. Pawulo aratanga impuguro ku Batesalonike. Dore harimo icyo bita kakandi bita ka virigile. Bivuze ngo biracyakomeza. Kandi nimugahinyura ibihanurwa. Ku murongo wa 21 ahubwo mugerageze byose nyine mwumva ubuhanuzi bwose. Mugundire ibyiza. Bivuze iki rero? Mu buhanuzi uzabwumva ari bwinshi, ariko kuramo ibyiza gusa, kuko ntusabwa kumva inkuru mbi, kuko turi mu mahoro, mu byo bita good news, mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa bubi. Nuko urasabwa ko bagwanurira byinshi ugafatamo ibyo ukeneye, akaba ari ibyo ufata kandi byiza. Nuko ngo guhanurira ibibi rero mwihorere. Uhanurira ibibi ku gihugu nabyo turejecting, tujugunye n'umwanda. Umuntu hanura ibibi byose ni umwanda, jugunya kuno. Ntago dushaka kumva inkuru mbi. Turashaka kuba mu mahoro. None se turashima Imana iteka turi mu bibi? Okay. Abadukurikiye nabo bazatubwire muri comment. Ikindi cyanyuma ashaka kubaza. Ese ko kumuhanuza buri muntu wese wakijijwe wavutse bwa kabiri akeneye umuhanuzi? Yego. Icya kabiri, ese umuntu utamukeneye akeneye kuba umuhanuzi. Ubwo ni bibiri. Niba utari umuhanuzi ukeneye umuhanuzi. Uzi si impamvu urasabwa kuba umuhanuzi kubera ko n'uwakubyaye ni umuhanuzi. Imana ubwayo niwe muhanuzi mukuru. Yesu Kristo ni umuhanuzi. Uwo wizera ni umuhanuzi. Akora ibitangaza. Ugomba kugenda wibuka ijambo ry'Imana avuga mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 1. Mwigana Imana nk'abana bakundwa. Amen. Bivuze ngo ntabwo ushaka kwigana Imana nawe udafite kamere y'Imana. Yes. Tusubiye inyuma gatoya kugira ngo twinjire ku musozo tunasengere n'abantu badukurikiye. Hari ijambo twatangireho mu ngoma za 2:20. Aho Yehoshafati umwami nezera ko yarajijutse ko ntago waba umwami urinjije. Yes. Yaravuze ngo bari batewe n'ibihugu, hari intambara ikomeye, babona ko badashobora kurwana ngo baneshe. Barangije umuhanuzi witwa Hazayeli arahanura. Ahanuye aravuga ngo Uwiteka azabarwanirira, ejo muzahaguruke mwicece muririmbe, ariko ntimuzarwane kuko muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, intambara zaba ari y'Uwiteka. Yego. Ngo agihanura Yehoshafati nawe afata ijambo. Aravuga ngo baturage b'i Yerusalemu n'Abayisiraheli mwese mwumve icyo ngiye kubabwira, mwizere Imana. Ngo Yehoshafati akimara kumva ijambo yaravuze ati Imana yacu ntijibeshye nubwo rivugiwe mu muntu w'umuhanuzi. Icya kabiri, mwizere Imana, mwizere n'umuhanuzi wayo. Hano hari ibintu bibiri. Hari umuntu uvuga ati njyewe nizera Imana ntabwo nkeneye umuhanuzi. Ariko ni Bibiliya itubwiye ko ugomba kwizera Imana ukizera n'umuhanuzi. Kwizera Imana bikakuzanira gukomezwa. Kwizera umuhanuzi ngo bikuzanira kuba kugira prosperity. Prosperity utera imbere. Yego. Nuvuga ngo you will be successful. You will be prosper. Uzaba umukire. Umukire wa wundi wa nyawe ariko apana umukene. Niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo nawe abantu basenga ariko bakabona bari mu nzara nibihangane. Nibasenga Imana, Imana irabahindura. Bizera Imana, Imana irabahindura iki? Abantu izabigisha ijambo ry'Imana, nibyo byitwa gukomezwa. Imana iguha ijambo ryayo rikagukomeza, ikaguhumuriza. Ariko none umuhanuzi kuko yashyizwemo ubwo bubasha wiyaguhanuriye, iki nabaje gukora niki? Kuko ari mu isi y'aba bantu bazima, abaje gukuraho imbogamizi zose zikubuza kuba
umukiro. hari n'umuntu ukubwira ngo ibintu muhanura mwebwe bahanuzi n'ubundi Imana yari kuzabikora utiriwe ubihanura. Ntago bibaho, ntago bishoboka. Ntabwo ari byo se? Oye, none se ngo nta muntu ngo n'ubundi Imana yari kuzabikora, ubundi si murabihanurira iki? Ngo nitabimpanura n'ubundi byari kuzaba. uwo muntu nyine ari muri abantu bavuga nyine icyo bita destiny. Destiny yawe ushobora kuyigira, uranyumva neza, ariko igapfa. Hari no kubwira ngo abateye imbere, abazamutse, abageze ahantu heza, ariko reka banze mubaze, gashobora no kuba debadende aka kantu ngiye kuvuga. Yesu Kristo akiri muto yakitwa Yesu. Urabizi neza, reba ahantu yavukiye. Bamuryamisha mu ntuza mu muvure, sibyo? Bari barimo barahiga abana bato ngo babice. Muri icyo gihe baravuga bati rero marayika w'Imana yereka ababyeyi be ati mumuhungishe. Muhungishe, ati hungisha umwana na nyina kuko hari bibasatire bigiye Herode arashaka kwica umwana na nyina. Urumva, erega niyo wishe umwana w'ababyeyi nabo ubishe cyane. Iyo bigira abantu b'abahatari ngo bavuganye n'Imana, Herode yari kubahitana kabisa. ndakubwiza ukuri kwa no kuza Yesu wundi Imana yari kongera igashaka undi mugore nanone umeze nka Mariya, kandi nawe akabyara Yesu. Uko yo bitaza kuba byari kuba, Imana ntiyari kubwira Yosefu n'abahungisha. None se kuki Imana yababwiye ngo hungisha umwana? Iyo banga kumuhungisha ngo urebe, uriya mwana bari kumwica, kuko erega hariya kiryagiye Yesu Kristo kiryagiye akiri muto, ntacyo yari avuze ko nta murimo yari arimo gukora. Yes, ndagushimiye cyane. Reka mvuge gutya ngo abantu badukurikiye bakurikiye kino kiganiro, tuzakomeza tuganira kuri byinshi, ariko reka mvuge gutya, isi y'ubuhanuzi irahari n'abahanuzi b'ukuri barahari. Abahanuzi barema ibintu bikabaho barahari. Abahanuzi bahindura ubuzima bw'abantu barahari. Abantu babizera b'abakristo bakomeze bizerere mu buhanuzi. Kandi ariko rero reka nkubwire, nubwo turimo turavuga kino kintu kivuga ngo hariho ngo abantu ngo nyine ngo bajya ngo mu bahanuzi ngo bagatanga ngo n'amaturo, ariko n'abatanze amaturo banezerewe. Hari n'abatanze amaturo banezerewe, wakubwira ati ahubwo njye natanze ituro nta kintu nabona, cyangwa nakubwira ati ahubwo njyewe iyo nabonye n'umugisha w'Imana nta kindi kintu nkora, ndirukanka nkajya gutanga ituro ku muntu w'Imana. Kandi nanone n'umuhanuzi w'Imana njyewe tubanye neza, kandi ndanashima ku buryo ese uwo muntu ubundi uvuga yuko atari umuhanuzi, bamushyize hariya bakamutereka hariya, haboneka abantu bose bavuga ko atari umuhanuzi, cyangwa n'abaza bakavuga ngo uwo ni umuhanuzi, hari n'ibyo yatubwiye natwe byase byaba, abamukritika n'abamwemera. Erega ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bakwemera, kuko Paul yarabivuze, aravuga ngo nimba ku bandi ntari intumwa, hano mu Bakorino ba mbere igice cya 9, kuri mwebwe ati nimba ku bandi ntari intumwa, ati ariko kuri mwebwe ndiyo, kuko ni mwebwe kimenyetso cyanjye mu mwami. Ngo ibyo nibyo nireguza ku bandega. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba bakurega, ariko hari n'abandi bantu bakuregura. Imana ishimwe cyane. So abari badukurikiye mutwandikiye muri komenti, muduhe ibitekerezo, yenda tuzagaruke tuvuga mu buryo bwagutse tugendeye no ku bitekerezo byanyu. Tugiye gufata umwanya wo gushima. Ikigaragara dukurikije ikiganiro tugize ndetse n'ibyanditswe bigera dusomye, abahanuzi bahozeho bariho, isezerano rishya riragaragaza ko ntugahinyura ibintu bihanurwa, ugerageze byose ugundire ibyiza. Ikindi kandi mu guhanurirwa kwawe no mu gushaka abahanuzi kwawe, ugira ubwenge mu byubamo byose. Kandi wumve ko Imana yawe yagutumaho umuhanuzi, yanategeka umutima wawe gushaka umuhanuzi. Nta cyaha na kimwe kibirimo. Dusoza navuga nti ahima nawe koko nimba usenga, genda usenga icyo Imana izakubwira, aba ari cyo uzakora. Ni kuvuga ngo ntuzashaka umuhanuzi, ntazamushaka. Simushaka se kumvira Imana, muyoborwe n'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Umwuka w'Imana nakubwira ngo ntushaka ntujye kureba umuhanuzi, ariko umwuka w'Imana nakubwira ngo genda urebe umuhanuzi,
genda umurebe kuko nabwo uzaba wumviye. Kandi ibyo azagutegeka byose uzabikore kuko bizavamo ubuzima. Ubu dogiteri wamugera kwa dogiteri, wagera kwa dogiteri, uzi ko niyakubwiye ngo kuramo imyenda uhita uyikuramo, yakubwiye ngo kuramo ishati uzi ukuntu uhita ubigenza vuba vuba. Ati kandi uri imbere y'abandi bantu kuramo ishati urinde. Bivuze iki? Abahanuzi b'ukuri baba bameze nk'abadogiteri, baravura kandi bagira n'ibanga. Abahanuzi b'ukuri, ntabwo mvuga abahanuzi b'ibinyoma kuko barahari nyine. Ntabwo ubizi ko no muri hari abantu biyitiriye Yesu se bakagenda nabo bashaka icyubahiro. Prophet Mahirwe, ndagushimiye cyane. Reka dufate umwanya mutoya, amasaha yacu arimo kugenda. Tubwira abantu badukurikiye, subscribe ntuyibagirwe, comment, like ndetse usharing ikiganiro cyacu. Ni kuri Kristo muri twe TV, chano nziza yaziye kugira ngo ndashishikariza abantu gukora like, share and comments kuko ni byiza. So bituma ubutumwa bwiza bugera henshi kandi abantu bakagera ku bintu byinshi, kuko urumva ko nubwo turi muri local ariko we are international. U Rwanda rumaje gutera imbere cyane kuko mu bihugu byose igihugu aravuze ngo abantu basengere no kuri telefone. Nibyo turi none, urumva nibyo tugomba gukora kuko ubu aka kanya sibisaba ko tugomba kuba dufite church, birasaba ko tugomba kuba dufite ikintu tumo turahereza abantu. Kandi Imana ni Imana. Kandi ibi bintu birambuka imipaka, biragera US, biragera Canada, biragera Australia, biragera Europe, biragera Asia, sibyo? Ahantu hose birahagera. No muri Afrika yose, ko abanyarwanda bamaje kugera ahantu hose bumva n'ikinyarwanda, kuko tumo turabwira abanyarwanda, sibyo? Ubu nta muzungu ushishikajwe no kumva iki kiganiro ko ntagaze ibyo turimo, cyeka wenda tugikoze mu Cyongereza cyangwa bafite umuntu urimo kwentre, ariko nta muntu uri ndabizi kuko nabo bafite abandi Imana yabatumyeho, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero navuga nti yaba ba diaspora yaba nabinaha bose, mwabwiwe ijambo ry'Imana, muhumure. Nimba uzi ko wabwiwe ijambo ry'Imana, yizera adashidikanya, n'uwo muhanuzi kandi ukabona nyine ntago mwabyumvishe kimwe, ntago bimeze neza, mureke komeza wizera Imana udashidikanya. Murabizi ko Imana iravuga ngo Imana izadushumbusha imyaka yose nzige zagize gute zari. Imyaka yose wapfushije ubusa, humura, Imana irayikugarura kandi ikaguha ubundi buzima bushya. Kubera iki? Kubera ko erega Imana irakureba, izi n'akarengane wahuye nako, si ngombwa kujya no kugashyira ku karubanda. Bika ibanga rya ko n'umuntu wikwishyira hanze ko n'umuntu ujya kubikora, Imana yari kumwe nawe. Kandi wanabikoze, nubwo warabikoze mu bujiji cyangwa se ukabikora neza, hari igihe n'umwanzi ashobora kuba yitamitsemo ibyo bintu nibibi. Abwo komeza ugume ku gatebe kawe n'Imana, muganire, uyibwire, irakumva, amahereza gusubiza kandi ubuzima bwawe buzarushaho kuba bwiza. Reka dusenge Imana. Hari abantu badukurikiye, yenda wamaze igihe kinini utegereje urubyaro ntibyakunda, umaze igihe kinini ushaka gukora business, igishoro cyanze kuboneka, kapito ntayihari, umaze igihe kinini ushaka akazi, amablokaje abaye menshi, unanakora ukanatsinda ariko umwanya wawe ukagibwamo n'undi muntu, umaze igihe urwaye, ufite umubiri wawe mu bice bitandukanye, urababara, uraribwa, urwaye indwara zikira cyangwa se zidakira. Uyu munsi turi hano kugira ngo tukuvugeho ijambo, tugusengere, ucyumva kino kiganiro uze kwizerana natwe, kubera ko tuzi neza ko imbaraga zatumye Lazaro mu gituro, izazuye Yesu mu bapfuye, zikorera muri twebwe. Ndagira ngo aho uri gutyo tureba, gutyo twitegereza, tugiye kukuvugaho ijambo mu izina rya Yesu. Fata iminota 2 yonyine yo kugusengera. Ndashaka ko utwo tuntu twose mvuze, harimo udukurikira ari muri Amerika yarashobewe, abagumiwe, babuze abagabo, babuze abagore, abafite ubuzima bwanze, babona ko bari ikintu bakeneye ku Mana, barabizi ko bagerageje izindi nzira zikanga, ariko ndashaka noneho dukoreshe n'inzira noneho y'Imana, kuko Imana ikora n'ibyananiye abantu. Zamurijwe, hanyuma usengera aba bantu mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina rya Yesu, urakoze Selaro palakati la kayashalina, mu izina rikomeye falatala sebonanga,
mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Nk'umuhanuzi ndahanura yuko umuntu wabuze urubyaro wese udukurikira, mu izina rikomeye rya Yesu, abona urubyaro kandi azatange ishimwe, mu izina rikomeye rya Yesu. Solela parakate kosha bele kreze ketosalo. Ndakura amablokaje yose ku buzima bwawe, weho wari umaze igihe kinini cyane warize, ubushomeri bwawe bwaraguteye, wowe wakoze ibishoboka byose biranga, ubona mu cyimbo cyo gutera imbere ukomeza gusubira inyuma. Ndategeka ko mu mbaraga z'umwuka we, mu butware mabwa n'Imana, ubuzima bwawe buhinduke none mu izina rya Yesu. Haleluya. Wowe umaze igihe urwaye, ufite uburwayi bukurembeje budakira, lesotalia malakito kobresa vinamanda, ndategeka yuko habaho gukira mu izina rya Yesu. Amen. We abaganga bahaye iminsi 5, we abaganga bahaye ukwezi, amezi 6 yo kuba uriho. So benegledo kana, mu izina rikomeye rya Imana Yesu. yacu ibasha kuzura ibyapfuye. Mwami, twohereje imbaraga ku bana bawe, Imana yacu ibasha guhindura amateka. twohereje imbaraga ku ndategeka bagutegereje, abandi yuko ubona bakwiringira, gukira kwawe none mu izina rya Yesu. ugushikamije umutima. Yesu yarababajwe kugira ngo utazababazwa. masa. Yesu yakozwe n'isoni mu Mu mwanya izina rya wawe. Yesu. Yesu yarasuzuguwe mu mwanya wawe. Felemaizo beregreno stavele talaba oshatango. Urakoze. Yesu yarababajwe kugira ngo utazababazwa. Mu izina rya Yesu. Parinda lokaya la manena seto malavala shabila. Akira gukira kwawe none mu izina rya Yesu. Ndakwinginze, huza ikiganza cyawe n'icyanjye, wakire gukira kwawe. Huza ikiganza cyawe n'icyanjye, Amen. wakire kubohoka. Hallelujah. Huza ikiganza cyawe n'icyanjye, wakire impinduka idasanzwe mu buzima bwawe. Huza ikiganza cyanjye n'icyawe, ubone urushako rwiza. Huza ikiganza cyawe n'icyanjye, ubohoke bya bindi byakwigirijeho nkana, bive ku buzima bwawe. Akira. Soleka mayala bashela menda. Vuga ngo amen. Lekosito le mambosha le badukaya. Hallelujah. Vuga ngo bibe bityo. Bibe Rakitoria sovrama. Izina rya Yesu. Zela brenge le blosha la biometa malakata. Mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Amen. Ndimo ndabona hari abakize, kandi ndimo ndabona hari abagiye gutanga amatemwanyaje atandukanye. You will come back with your testimonies. So uzashimira Imana, uyu mwaka uzakubera mwiza. Nukuri uyu mwaka uzakubera mwiza. Uyu mwaka uzahinduka umwaka w'ubuzima bushya, ubuzima bwawe. Ikindi mu mvugo y'Imana, uku kwezi ubundi ni ukwezi ko gutangira umwaka. Ubundi umwaka watangiye mu kwezi kwa 12 mu buryo bw'umwuka. Ntabwo icyari igihe cyo kujya kunywa amayoga, si igihe cyo kujya, ntabwo icyari igihe cyo kujya kunywa inzoga nyinshi, ntabwo icyari igihe cyo kwiyandarika, kwishyira hanze no gukora ibidakorwa ngo ni ukuri mu mpera z'umwaka, ahubwo watangiye umwaka. Ahubwo cunga neza, iki ni igihe cyo gusenga kugira ngo gutegure umwaka wawe neza. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo ibyo utakoze mu kwezi kwa 11 kumanuka, wibikora mu kwa 12. Ahubwo senga, fata igihe usabane n'Imana, utegure uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa 11 k'umwaka utaha. So Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha. Amen. La spredoria fe la croste ki atosha la benemato bayabado spredoria fa la kuta. Hallelujah. Wowe ukimara kunyumva, fata document zawe uzisengere. Ufata ibintu byawe byose, yaba perime, yaba passport. Haleluya. Ijambo rimwe navuga ngo nsaba nzagwa amahanga hinduka umurage wawe. Kujya mu bihugu byose turabyemerewe nk'abana b'Imana. Kuguma mu gihugu cyacu turabyemerewe. Wemerewe gutura aho ushaka, wemerewe kubaho ushaka, wemerewe kurya neza no kubaho neza. Fata umwanya usengane nanjye. Fata document zanjye, wumvire isengesho, usengane nanjye. Amen. Mana Data, ndasengera amadokima yose bene data bazamuye. Yaba uzi ubutumwa bwiza, yaba utazi ubutumwa bwiza, yaba ukijijwe udakijijwe. Nk'uko Mwami upfumbatura igipfunsi cyawe ugaragaza ibyaremwe byose, njyewe ndinde wo kudatuma mpereza umugisha ibyaremwe byose. Ndategeka mu mbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo, buri dokima yose uzamuriye, igisubizo kiboneke kuri yo mu izina rya Yesu. Genda ubeho neza, utere imbere, wamamare,
mu izina rya Yesu. Ibitagendaga neza byose bigende neza mu izina rya Yesu. Hanyuma ngira ngo uraza no gushyiraho nimero kugira ngo baduhamagare bafite ibibazo byihariye batabasha kuvugira hano, nabo tubasengere aho hasi turayishyira. Kandi nabo abafite n'amashimwe muzashima Imana. Sinangombwa ko uza no ku karubanda gushima Imana. Biremewe yuko no muri inbox washima Imana. Kandi natwe byadutera motivation yuko Imana koko yadutumye. Ariko nubwo utashima Imana, turabizi neza ko Imana yadutumye. Ubuzima buzarushaho kuboneka mu izina rya Yesu. Urakoze prophet. Imana igumugisha kwemera ubutumire bwacu. Ubutaha tuzabutumira, bizaba byiza kurushaho. Ciao ciao, umugisha w'Imana babeho mu izina rya Yesu. God bless you.